Amahoro n'imigisha bituruka ku Mana nibyo mbifurije inshuti bavandimwe mu muhererero mu mpare enye z'isi. Mwe mukomeje gukurikira DAMOUR TV SHOW, namwe mwakoze subscribe turabashimiye. Reka twese dufatanye nk'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda twifuriza Isabukuru y'Yamavuko umubyeyi w'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Paul Kagame wizihiza Isabukuru y'Yamavuko y'imyaka 67 yanyuze mu buzima bukomeye nyamara bwaje gutuma avamo ikirangirire ndetse n'indashyikirwa muri politike y'isi. Itariki y'amavuko ye benshi bayibazaho ibibazo byinshi, ariko uyu munsi niyo mpamvu nanjye ngiye kubavira imuzi n'umuzingo kugira ngo mugire ibintu byinshi musigarana ku buzima bw'uyu mukambwe ndetse akaba n'intwari y'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yavutse tariki ya 23 Ukwakira mu 1957. Ni bucura mu muryango w'abana batandatu. Se yitwaga Deogratias Rutagambwa, wari umunyamabanga ndetse akaba na somambike w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Nyina akaba yaritwaga Asteria Rutagambwa, Imana imuha amahoro n'imigisha. Nawe wari ufitanye isano rya hafi n'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gicanda. Yashakanye na Jeannette Kagame mu mwaka w'1989. Bafitanye abana bane batatu b'abahungu ndetse n'umwe w'umukobwa. Paul Kagame agize imyaka 67 afite abuzukuru babiri b'abakobwa. Abo ngabo bavuka kuri Ndengeye Ingoma Bertara ndetse na Ingabire Ange Kagame. Paul Kagame yageze mu gihugu cy'Ubugande mu 1962 ahunganye n'umuryango we, bahunze itotezwa ndetse n'urwango abahutu bari bafitiye abatutsi. Bashakaga yuko abatutsi bashira mu gihugu, ariko Imana irabarinda ndetse kugeza uyu munsi abanyarwanda nta muhutu nta mututsi. Ibyo byose tubikesha intwari y'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Yakuze nk'abandi bana ariko akaba umuhanga cyane aho yize hose, kandi intumbero yari ukuzagarura abanyarwanda bari barahejejwe hanze bamaze imyaka myinshi mu gihugu cy'Abagande ndetse no hirya no hino ku isi. Yarafite umugambi wo kubagarura mu Rwanda mu gihugu cyababyaye. Byatumye mu mwaka w'1979 yinjira mu gisirikare cyari kirimo abaharaniraga kuzahura ndetse no kugarura ubutungane ndetse n'ubutegetsi bwiza mu gihugu cya Uganda. Iryo shuri yafatiyemo imyitozo rya GCK ryo muri leta ya Kansas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ryabonye izuba mu 1981. Mu myaka ya 80 Paul Kagame ari umusirikari barwanije leta y'igitugu ya Obote yayoboye Uganda mu gihe kirekire. Barayitsinze bimika Yoweri Kaguta Museveni Tibohaburwa ajya ku butegetsi. Paul Kagame ahita ahabwa inshingano zikomeye zo kuyobora urwego rw'ubutasi rw'igisirikari cya Uganda. Hari mu mwaka w'1986 Kagame yaje kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda nk'uko yari yarakomeje kubyitoza mu myaka y'1977 na mu mwaka w'1978. Asura bucece u Rwanda yirengagije ko yatabwa muri yombi nk'umutasi cyangwa se nk'umututsi. Wari impunzi kandi w'umusore ufite imbaraga, nyamara urukundo yarafitiye igihugu n'umuhati wo kurugobotora mu maboko y'umwanzi byari byinshi. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Paul Kagame kuba visi perezida w'u Rwanda guhera muri uwo mwaka kugera muri 2000, akaba ari inshingano yafatanyaga no kuba minisitiri w'ingabo. Maze kuwa 22 Mata muri mwaka w'2000 arahirira inshingano zikomeye zo kuyobora u Rwanda, kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Imibereho ya Paul Kagame iratangaje kuko nawe ubwe atangaje ugereranije n'ibihe bikomeye igihugu cy'u Rwanda cyagiye kinyuramo kuva abakoloni bagera mu Rwanda, by'umwihariko kuva mu 1959 ubwo yari afite imyaka iyingayinga 2 yonyine, kugeza uyu munsi
aho yagize isabukuru y'imyaka 67. Ese uyu munsi ubundi waba usobanuye iki ku banyarwanda? Abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda uyu munsi bari kwizihiza ndetse bari no guserebura ubuzima ndetse n'amateka byaranze umubyeyi w'igihugu cy'u Rwanda, kuko uyu munsi yijije isabukuru ari mu gihugu cy'amahanga, yijije isabukuru ari mu gihugu yagiriyemo uruzinduko, aho yitabiriye inama ya Chogham cyangwa se inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Perezida Kagame yakoreye isabukuru y'amavuko muri Samoa. Mubirwa bya Samoa niho uyu munsi yijihirije isabukuru y'amavuko y'imyaka 67. Paul Kagame yizirije umunsi w'amavuko aho ari mu birwa bya Samoa. Yagiyeyo yitabiriye inama ya Chogham, umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, akaba ari nawe ubiyobora mu myaka isaga 2. Perezida Paul Kagame yavutse tariki ya 23 nk'uko nawe yabwiye haruguru, hari mu Kwakira mu 1957. Bakaba mu by'ukuri yujuje imyaka 67 y'amavuko. Mu birwa bya Samoa aho yagiriye isabukuru ye y'amavuko, Perezida Paul Kagame yakorewe ibirori na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza no mu birwa bya Samoa, Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza no mu birwa bya Samoa, Ambasaderi Johnson Bosige, umuyobozi wa Rwanda Development Board Francis Gatare, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Gasore Jimmy ndetse n'abandi. Reka mbabwire ko rero urukundo abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda bafitiye Perezida Paul Kagame nirwo rutuma akomeza kwesa imihigo ndetse no gukomeza kuba intore izirusha intambwe. Reka tubifurize gukomeza gukora subscribe kuri DAMOUR TV Show kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ndetse kandi ibiganiro byiza kurushaho. Kuri uyu munsi rero w'ibirori ndetse umunsi mwiza twizihiza ubuzima bw'umubyeyi wacu, ku itariki ya 23 Kwakira 2024, Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri mu ruzinduko nyine nk'uko nababwiye Samoa, aho yitabiriye inama, niho naho yizihirije isabukuru y'amavuko. Yagiye kwizihiza ibiganiro cyangwa se inama mpuzamahanga y'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Nk'uko mubibona ku mafoto, ahangaha ni ibirori rwose biri mu itsinda ritoya ariko mu by'ukuri bisobanuye byinshi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe niwe uhagaze iburyo ku mwanya wa 2 iburyo bwa Perezida wa Repubulika, ndetse n'abandi nk'uko mubireba ku mafoto. Rero reka mbabwire yuko mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda bohereza ubutumwa ndetse banagaragaza urukundo bafitiye uyu mubyeyi. Ku rukuta rwa X yashyizeho amafoto aherekejwe n'amagambo yo kwifuriza Perezida Paul Kagame isabukuru nziza. Uwo nta wundi ni umukuru w'igihugu cya Samoa. Reka rero dukomeze kubakusanyiriza amakuru ajyanye n'iyi nama mu by'ukuri iri kubera i Samoa, kandi dukomeze no kwifuriza umubyeyi wacu isabukuru nziza. Mu by'ukuri akomeze kurambira kubona ibyiza, kandi Imana ikomeze kumutuza aheza, ikomeze kumutuza mu Rwanda kuko turacyamukeneye. Turabakunda rero nshuti bavandimwe, turabakunda aho muherereye hose. Njyewe ndumuhungu wanyu DAMOUR Elimanas kuri mikoro. I love you so much. Bye bye. See you soon.